Hello guys, muri video ngiye kuba nabereka uburyo ki wakweditinga ifoto yawe mu gihe wayifotoreje ahantu habi udashaka ukayishyira ahantu heza ushaka. Ngira ngo iyi foto muri kureba, iyi ngiyi muri kureba hano, ngira ngo iyi foto uri kureba hano, iyi foto nagiye ndayeditinga. Okay, noneho iyi foto yari iyi ngiyi, iyi foto yanjye kanze mbereke iyo yari yubuke. Dukurikira akantu ku kandi bereka uburyo ki nawe wakoramo ibi bintu. Okay, mu by'ukuri iyi foto yari iyi ngiyi, iyi foto yari iyi ngiyi nayeditinze nyishyira hariya nshaka, ureba ko nyine ibintu byahushye. Ngaho rero weho nkurikira akantu ku kandi tujyane nkwereke uko waba wakora ibi bintu. Ariko nkwibutsa, niba uri mushya kanda subscribe kuri iyi channel yacu, ndetse iyi video ukandeho like, nurangiza ukanda ahantu handitse ngo share, wisharinge ku nshuti zawe. Nurangiza ujye muri comment wandike muti thank you, cyangwa se wandikemo uti urakoze. Okay, nubikora uraba udufashije cyane. Okay, twagiye rero, urajya kuri iyi application yitwa InShot, urayidownloadinga niba utayifite muri phone yawe. Noneho nuyijyaho urayikirikaho nk'ibisanzwe. Okay, noneho rero nurangiza uraza ujye hano handitse uti foto. Numara kuhakirika barakugeza hano hameze gutya, uraza uhitemo hano handitse new gutya. Tugiye gufata ya foto, ibintu byose biri inyuma yayo tubikure kugira ngo tuze kubasha kuyishyira ahantu dushaka, nyine bira by'inyuma bidahari. Okay, turayiga ya foto rero sasa. Okay, ya foto rero dore ngiye hano, urayikirikaho gutya. Nurangiza uscrolling uza hano gutya, nurangiza klika hano hantu handitse uti cut out. Okay, urahakirika rero, urangiza utigeze. Noneho urareba ko bya bintu biri inyuma ya foto byose byavuyeho, ifoto isigaye ari yonyine. Okay, noneho rero urahita uza ukande kuri aka kavi, nurangiza uraza ukande hano handitse export. Okay, wakirike gutyo. Ubwo tayari ifoto yacu twakuyeho iby'inyuma. Noneho tugiye gufata ahantu twifuza kuba twashyira ino foto heza cyane. Turaza dukanda hano handitse create new. Okay, tuhakirike gutyo. Turaza duscrolling tumanuka, duhitemo ifoto nziza dushaka kuba twashyiraho cyangwa se background. Nkuko nabiberetse rero nahisemo computer, dore ngiye hano. Turaza tuhakirike gutyo. Noneho tugiye kongeramo ya foto yacu, tugiye kuza dukande hano handitse pipe. Okay, hano tuza tuhakirike. Turaza duhitemo ifoto hano ya yindi twakuyeho iby'inyuma ari iyi ngiyi, turayikirikaho gutyo. Niturangiza urareba ko yajemo, dukore kuri aka kantu tuyizuminge gutyo. Tayari tugire gutyo. Niturangiza tube turarangije. Ubwo rero nta kindi kiraba gisigaye, uzaza ukanda hano handitse uti export. Okay, ugire gutyo. Nurangiza ifoto yawe ube wayeditinze byakunze. Guys, nizere ko iyi video yagushimishije, kandi icyo usabwa uyisharinge abandi bantu. Nurangiza usige igitekerezo cyawe uvuga ngo thank you, cyangwa mu kinyarwanda uvuga ngo murakoze. Nurangiza ukanda aho handitse ngo like. Nurangiza ubikomereze uyisharinge ku bandi bantu b'inshuti zawe, kandi ubwo tuzasubire mu yindi video itaha, abantu b'agaciro cyane.